mu kanya gato twavuga ibyerekeye kumenya Imana. Nanone turakomeje ikibwirizwa cya kabiri, turacyakomeje mu byo kumenya Imana. Dukwiye kumenya Imana mu buryo ikorana natwe. Imana uburyo ikorana natwe ntikorera mu bigaragara, ikorera mu bitagaragara. Ngo ibyo kumenya Imana binyuranye n'ubundi bumenyi bwose. Ubumenyi bwo kumenya Imana bugenda nibikorerwa mu mutima cyangwa se bikorerwa mu bwonko. Kumenya Imana kugira ngo itwigishe kuyimenya, ikorana n'ubwonko bwacu, ntikorana n'imibiri yacu, ntikorana n'ibigaragara, ikorera mu bitagaragara. Nicyo gituma twasomye muri Mateyo 22:37 ngo ukundishe Uwiteka impagarike yawe yose, ibitekerezo byawe byose, kandi ubwonko nibwo butegeka umubiri. Iyo dufite ubumana mu bwonko nibwo tumenya Imana iyo ari yo, n'umubiri wacu ugakora ibyo Imana ishaka. Ni igihe uyu mubiri wacu wagize ikiwutera gukora ibyo Imana ishaka, kandi igitera umubiri wacu gukora ibyo Imana ishaka gikorana n'ubwonko bwacu. Ubwonko bwacu burimo ubumana, umubiri wacu ukora ibyo Imana ishaka, ntukora ibyo Satani ashaka. Ibi turabibona muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Yohana 17 umurongo wa 17. Ugasanga rero twazimiriye mu batagira isano n'Imana yacu. Mwumve, Imana uburyo ikorana natwe, ikorana n'ubwonko bwacu, ntikorana n'imibiri yacu ikora ibigaragara. 17 umurongo wa 17 hati: uberesha ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Twezwa n'iri jambo ry'Imana, ntitwezwa n'imirimo dukora, ntitwezwa n'amashengesho, ntitwezwa n'amaturo, ntitwezwa n'ibitambo, ntitwezwa n'isabato. Twezwa n'iri jambo ry'Imana turyigishijwe rikajya mu bwonko bwacu, ibyo kurya by'ubwonko. Iri jambo tukaryigishwa rikava mu gitabo rikajya mu bwonko bwawe. Ya kamere mbi yitwa bavukanwa yari mu bwonko bwawe, wavukanye ikimuka mu bwonko bwawe, ikimukira ikajya mu mubiri wawe. Mu bwonko hakajya ubumana bugahangana n'umubiri wirari ribi. Utaragira ijambo ry'Imana mu bwonko bwawe ntibishoboka. Nguko uko Imana ikora, naho twebwe turakora mu bigaragara. Uberesha ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ritweza ritese, rigiye mu bwonko bwacu rikayobora gutekereza kwacu, n'umubiri ukagendera ko ugakora ibyo Imana ishaka. Ubwonko. Matayo 11 umurongo wa 27.
murareba yuko ibyo turimo ibigaragara, ibitangaza bigaragara, sibyo? 10:27 Matayo. Byose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana w'Imana keretse se. Abantu bari baranze kumumenya, yimenyerwa na se. Kandi ntawuzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Hariya barakosheje ngo uwashatse ntagira uwashaka, yaje kutwereka se kandi amwereka umuntu wese. Amwereka umuntu wese. Giki cyazanye Yesu tugasimbuka tukajya i Karuvari. Karuvari banzirizwa nuko Yesu agusanga akakwigisha, ukamumenya, ukamenya na se. Yaza kuza agahitira i Karuvari, agahitira i Karuvari, byabaga birangiye, nta gakiza. Keretse abanje kubyarwa n'umuntu akaba mwene muntu, akagira kamere ebyiri. Icyamuzanye ni ukutwigisha, yagenda Mwuka Wera akamusimbura kutwigisha, bikakugezaho ugira kamere ya kabiri. Niwe udusanga ku buntu, mu Efeso igice cya 2 akatuzura. Twamara kuzuka, umaze kuzuka kandi azura umuntu wese umwe ku giti cye. Yamara kukuzura akakubwira turi mu kaga, umwe akavuga ati nta kaga ndimo, mfite ibintu byose, icyo ushakaho ni icyo, urashaka kuntwara ibintu byanjye, akirukana Yesu. Uno mukiri ufite ibintu, akajya ku mukene akamuzura. Imana yacu si Imana y'abapfuye, ni y'abazima. Ni y'abazima, si Imana y'abapfuye. Mubyumve. N'umuntu yitwa intumbi iyo ataramugira mu bwonko. Nicyo gituma bumana arabanza, Mwuka Wera arabanza akakuzura. Mu Efeso igice cya 2 murongo wa mbere hati, namwe mwari mwisi mudafite Imana rurema muri intumbi, ariko umwami Imana yarabazuye. Uko kuzurwa tuzakwiga ko mu gitabo cy'Abaefeso. Imana igasanga umukire arayirukanye, ariko imaze kumuzura ntivugana n'intumbi, ntivugana n'abazimu. Kereka ibanje kukuzura, nubwo nyamara uri intumbi nzima, uko twavutse tumeze. Umukire arayirukanye, Imana ikajya ku mutindi ikamuzura. Yarangiza iti uri mu kaga, umutindi ati urinjije, nijyo ukaze, naraye ubusa, abana babirukanye mu mashuri, banyirukanye mu nzu, ibintu biri ku gasozi, none ukavuga ngo ndi bukaga, nijyo ukaze. None se wa Mana we uje kumpa ibyo bintu? Ati sibyo nje kuguha, nje kuguha ubugingo buhoraho. Ati genda mvira ahangaha niba utaje kumpa ibyo ngibyo. None Imana ukuntu yarushye, umukira arayirukanye, umutinda arayirukanye. Menya Imana ikirukanwa ntirwana, kandi ifite ububasha hejuru ya byose, ni omnipotent. Niba muremye ijuru n'isi ariko urayirukana, ntigenda, iguma aho ngaho inyuma y'urugi kugeza ubwo uzayakira cyangwa ukanga. Umukire arayirukanye, umutindi arayirukanye. Imana ntigenda, kwihangana kwayo ntigushira, imbabazi zayo ntizishira. Ikazi kongera ikagera ku mukire, abantu baratandukanye, ikamuzura ikamubwira turi mu kaga, tuziga uburyo ikuzura. Iti uri mu kaga, akayibwira ati
ko ndi mu kaga ngire nte nk'uko babaje ku munsi wa Pentekote tugire dute ati ngire nte Imana iti nkurikira. Iyo ni nomero ya gatatu. Iya mbere iramuzuye, iya kabiri baraganiriye yarashubije, ushubije ati ngire nte ntiyigishijwe uwo mwanya ati nkurikira. Iyo ni nomero ya gatatu. Uwo nguwo uyikurikiye ni ibiri muri Yohana ati nigenzira n'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data ntamujyanye. None abantu bagashaka kwijyana, ubwo n'ubuntu. Nomero ya gatatu ukayikurikira ikakujyana mu ntambwe ya kane. Ibi nibyo muri Yohana 8 umurongo wa 30 na 31 na 2. Muzamenya ukuri, ukuri niko kuzababatura. Ukuri kumenyerekanira mu nomero ya 4. Hakaba igihe gihagije cyo kwigishwa Bibiliya, kwigishwa kuyiteka, kwigishwa kwirya ukumva uburyohe bwayo no kuyimira, ukamenya guhitamo, ugahitamo icyo wamenye. Paulo yagiye mu Bagiriki arabigisha, bahitamo icyo bamenye abigishije. Bagira icyo bareka, bagira icyo bahitamo. Bareka bya bishushanyo byabo bitaremye isi n'ijuru, bitabashaga gukora bya bindi babonaga bikorwa ntibamenye ubikora uwo ari we, barabimenya. Benshi batibigirwamana byabo bizera Imana bazaniwe na Paulo. Kuki? Barigishijwe. None turafata impinja tukazikubita muri Yorodani, abandi bagafata impinja bakazisuka amazi ku gahanga. Ntacyo zamenye, ntacyo zize. Abayuda bagize ubumenyi baramenya. Abagiriki bahitamo icyo bamenye. Bana b'Imana tuzi Imana iyo ariyo. Matayo 10:27. Byose nabihawe na data, kandi ntawuzi umwana w'Imana keretse se. Kandi ntawuzi umwana keretse se, ntawuzi se keretse umwana. Nta n'umuntu uzamenya Imana data wa twese na Mana na Mwuka Wera kereka byigishijwe na Yesu Kristo, akabyigishwa na Mwuka Wera. Uwo nawe ubyigisha aba yabyigishijwe na Mwuka Wera. Uzabwirwa n'iki? Ubyigisha yarigishijwe na Mwuka Wera, nutigishijwe na Mwuka Wera. Y'iki kibazo ko bose baza bavuga mu izina rya Yesu, ntibwo yabyumvise ibyo twasomye muri Jeremiya 23:21 ngo abo bahanuzi barihuse, ariko bagiye bahanura mu izina ryanjye kandi ntababwiye. Ndetse babwira abantu ngo Imana yanyeretse, Imana yanteye izi nzozi nizi. Uzabwirwa n'icyo ukubwira ukuri n'ukubwira ibinyoma. Ko twasanze ko abo bihuse bakaba batabanje kugira umwanya wo kwigishwa n'Imana, batumwe na Satani. Ariko baravuga mu izina rya Yesu, barasoma Bibiliya. None uzabatandukanye ute bose ko bavuga mu izina rya Yesu bagasoma Bibiliya? Kandi bamwe ari abihuse, abandi ari abatumwe na Yesu, abandi batumwe na Satani. Uzabatandukanye ute? Cyo ni ikibazo gikomeye. Ni mu cyumva igisubizo. Yesaya 8:20. Mwumve Yesaya uko abivuga. Yesaya 8:20. Ahangaha rero niho dukwiriye kumenyera Bibiliya yuko idufitiye akamaro. 8:20 haravuga hati, nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyahamya,
nimujye muri Bibiliya ntuzamenya kubatandukanya utari umwigishwa wa Bibiliya udafite ikintu cyitwa Bible study. Tibishoboka, nta handi uzabimenyera kereka muri Bibiliya. Simwiyerekwa, simwibwirwa, nimusange Bibiliya mwamaze kugira inzara n'inyota mutewe na Mwuka Wera. Bibiliya nizakubwira umuhanuzi w'ibinyoma n'ukuri. Bibiliya nizakubwira uwihuse kandi akabavuga mu izina rya Yesu. N'uwicaye mu nama z'Imana akigishwa akaza akavuga mu izina rya Yesu, ukamenya kubatandukanya. Niba rero utagira agahe ka Bibiliya ngo umwigishwa biyo, ntabwo uzapfa ubimenye. Uje wese azakubeshya uti amen uti haleluya, ariko ubundi uzamumenya. Nimusange amabwiriza y'Imana nibiyahamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira, bazabivuga, babivuga mu izina rya Yesu, ariko bidahuje na Bibiliya. Niba rero nawe utazi Bibiliya ntuzapfa ubimenye, ntuzabatahura. Reka babwire n'ukuri banga abana b'Imana, iyo wagiye muri Bibiliya umenya umuhanuzi w'ukuri n'ubinyoma. Iyo wagiye muri Bibiliya ukayibuka umwigishwa wayo waciye bugufi wigishwa na Mwuka Wera, wimenya ko wibeshya pe, ukamenya ko wibeshya uti sibyo, kuko microscope y'abantu ni Bibiliya, kandi guhabwa microscope utazi kwipimisha uzapfa ubimenye se, ntakizakumarira. Nguko uko abantu bapfanye Bibiliya mu ntoke zabo, batayihaye umwanya. Bana b'Imana, iki gitabo cy'Imana kirimo agakiza, ariko abantu baragipfanye. Ibitekerezo, Yesu yaravuze ati hahirwa abafite ibitekerezo bizima, hahirwa abafite imitima iboneye. Matayo 5:8. Umuntu ufite amahirwe ni uwamaze kwakira ubumana mu bwonko bwe. Iyo mu bwonko bwanjye hatarimo Satani, haba harimo Yesu. Icyo rero twiga n'ukumenya Yesu mujyamo nte anjyamate, mugumamo nte aguma muri jyate. Nicyo ukwiriye kwiga kumenya, si ukuguma muri Jeremiya, si ukuguma mu itorero, si ukuguma mu idini, ni ukuguma muri Bibiliya. Yohana 8:30, nimuguma muri iryo jambo. Irihe rya jambo ryageze mu bwonko bwawe, rya jambo ryageze mu bwonko bwawe. Mu Bafilipi igice cya 2:4 n'uwa 5 haravuga hati have that mind which was in Christ, ngo mugire kwa gutekereza kwari muri Kristo. Mind si umutima, ni ibitekerezo byari muri Kristo. Yari afite ubumana aribwo bumutekereresha. Nanjye yaje kumpa ubumana, ibitekerezo byanjye bigatekerereshwa n'ubwo bumana. Ubwo nibwo mba mfite ibitekerezo, ubwonko buzima buboneye, butekereza iby'Imana budatekereza iby'isi. Nanone muri Matayo 5:48, abavuga ngo ntibishoboka, birashoboka. Abo bidashobokera nabananiranye nyine. Nimwumve Matayo 5:48 uko havuga. Hahirwa abafite ibitekerezo biri mu bumana bitari mu bushitani. 5:48 nanone iyo ni Matayo itubwira. Haravuga hati namwe mube mukiranutse nkuko so mu ijuru akiranuka. Namwe mube mukiranutse nkuko so
reka mbabwirire isomo naribayeho imyaka myinshi ndaryihorera. Urambwira gukiranuka nk'Imana? Hari uwashobora gukiranuka nk'Imana? None se Bibiliya irabeshya? Umva kwa kutamenya kwiteka, ntumenye icyo bivuze, ntumenye icyanditswe kiri mu cyanditswe. Icyanditswe kiri mu cyanditswe ni iki? Ngo mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranutse. Ntibivuga ngo mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru abakiranukira. Mubyumve. Abavuga ngo Yesu yandangirije byose, abavuga ngo Yesu yaramfiriye, niko Bibiliya ivuga. Si mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru abakiranukira. Tube dukiranutse nk'uko akiranuka, nkagira uko gukiranuka afite muri jye, ubumana mu bwonko. Mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranutse. Reka mbabwire, nabajije abantu ntese Satani agukorera ibyaha batoya, ahubwo adutera kubikora. Mwumve, uko Satani atagukorera icyaha, uko Satani atagukorera icyaha, mwumve, niko na Yesu atagukiranukira. Mujye mwandika aho mufite ibibazo muzabaze, muzasubizwa. Uko Satani atagukorera icyaha, niko na Yesu atagukiranukira. Satani afite uburyo akora akagutera gukora icyaha, wowe ukagikora. Niko na Yesu nawe yaje kuguha igituma ukiranuka nk'uko akiranuka. Si cyaguhereza akakwigisha ukamenya, kikinjira muri wowe ukagira ubumana mu bwonko, uko yagize ubumana mu bwonko. Kamere y'umuntu ikajya mu mubiri, agira kamere ebyiri, nawe ukagira kamere ebyiri ugakora nk'uko yakoze. Ugakora nk'uko yakoze. None ibintu byaciye ibintu, ngo Yesu yaramfiriye, Yesu yandangirije byose. Uri ihene se? Uri inka se? Ko ihene n'inka bitikorera bikorerwa. Ntabwo byaremanywe ububasha bwo gukiranuka, ntabwo byaremanywe ububasha bwo gukora icyaha. Ariko umuntu byashobotse kwa Adamu akora icyaha. Kuki? Yari umuntu, yaremanywe kumenya, aremanywa gutekereza, aremanywa guhitamo, kandi akabikora mu mudendezo utavogerwa. Tube dukiranutse nk'uko Data wo mu ijuru akiranuka. Rero none se ibi bintu byo kumenya Imana, tukamenya ikivuga, natwasanga turivugira ibyacu. Nimwumve dukomeze. Abashaka kumenya Imana bakamenya Bibiliya bakurikije ubwenge bwabo, batabikundishijwe na Mwuka Wera, ntibazapfa bagize icyo bamenye. Tibishoboka, ntacyo bazamenya. Urwa mbere rw'Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 20. Urwa mbere rw'Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 20 n'uwa 21. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu. Hari ubwenge bwo munsi y'izuba, hari ubwenge bwo munsi y'izuba. Ubu ngo ahangaha ndi mbwiriza, hari abana bize ibya ICT, bya tekinoloji y'iki gihe igezweho, bafite ibyuma barantera amapica, barafata amajwi yanjye. Umpaye icyo cyuma nagipfana.
ariko aba baziro barabyize barabimenya. wareba uko babikoresha utuntu twuma bashyira bakura mu kuma bashyira mu kandi akantu kangana urwara kakakira ibintu ishyano ryose, ndabizi. ariko ugasanga aba baziro ku isabato bahagaze ku ruhimbi barabwiriza ijambo ry'Imana. basha ubu ngubu hagize urwara naza nkagusimbura kuri icyo cyuma, wowe se ugiye kunsimbura ku ruhimbi uti? mbabwire ibi bintu dukinisha iby'isi urabyiga ukabimenya bigakorwa bikagira akamaro ndetse bikagira umumaro mu murimo w'Imana. ariko uba ukwiriye kugira ukwigisha ibyo hejuru y'izuba. ibyo hejuru y'izuba nabyo bifite ubuhanga, ariko mu buryo budahuje n'ubw'ab'isi. ab'isi barabizi mu buryo bwabo bwaha. iby'Imana nabyo biri mu buryo bwabo mu byo hejuru y'izuba.